kwirata mu mico mibi bizaba iki gihugu cyanyu muzagisenya muri ibyo ngibyo. Murabirasi. Kandi mwiratana ubusa. Wonye bahaye icyo mwari mufite ngo uriratana icyo ufite wena najya kubyumva, ariko mufite iki? Mwiratana mugira iki? Abicaye inyuma hariya mumbwire mwiratana ibiki, mufite ibiki natwe ngo tubirebe tumenye. Wena ni mwebwe mbaza inyuma hariya mumbwire nawe ushaka kugira icyo avuga. Iryo zina ry'ubwirasi mwaryemeye ni ukuri bashaka gutahana, ariko noneho muvuze ngira ngo namenye wenda ko bigiye kubavamo. Mwiratana iki? Abayobozi muri hano mwiratana iki n'aya makosa musubiramo buri munsi? Mwebwe muganira babiri muhaguruke mumbwire icyo mwiratana. Mwebwe babiri, madamu n'undi, muhaguruke mumbwire mwiratana iki, mugira iki? Murakoze. Mu by'ukuri nta kintu dufite cyo kwiratana. Hari akazi kenshi dufite ko gukora kugira ngo twkomeze twubake igihugu cyacu. Mubuzwa n'iki? Ibyo dukeneye byose turabifite, ni ugukorana tugakorera hamwe dufite. Mubuzwa n'iki rero? Ibyo mvuga niba atari icyo navugaga cya mbere cy'imico mibi n'ubwirasi, mwabuzwa n'iki? Ntacyo mu by'ukuri, ni ukugira guca bugufi tugakora dukorera abanyarwanda kuko ari igihugu cyacu. Cyangwa mukabireka ukajya mu bindi, ntumwangize igihe cy'abantu, ukigera mu bindi byanyu bibaha ikuzo, bibaha kumera uko mushaka. Ntabwo tuzabipfa. Ariko niba mwemeye kugira ngo mugiye mu nzego z'ubuyobozi, mugiye nta kuntu mwahunga kugira ngo mukore ibintu uko bikwiye kuba bikorwa. Ntabwo bishoboka. Ibintu ni bibiri, murakora ibikwiye kuba bikorwa aho muri, cyangwa se nimumva ntacyo bibabwiye cyangwa ntacyo bibatwaye, mwigira ahandi rwose mukora ibyo mushaka ku giti cyane. Muzaba muhura n'ibindi ahandi. Neza. Uwiba aziba, wenda agira ibyago bamufate afungwe, cyangwa muzakora ibindi andi marorerwa aho muzaba mwagiye muhure n'ingaruka zabyo. Ariko ntabwo mwajya mu myanya y'ubuyobozi ngo mujyeho muba abantu batumva b'imico mibi babirasi gusa batagira ikintu bakora. Kuvuga ngo project igomba guha abantu amazi, igomba kuzamura ubuhinzi n'ubworozi, ukavuga ngo mwaribagiwe. Ibyo umuntu arabyibagirwa. It's literally criminal. Mukibagirwa. Mwagiyeho abantu bibagirwa ntibibagireho ingaruka. Madamu, bite? Narebaga mvuga muri aho muganira, nta nubwo mwumvaga n'ibyo umuntu ababwira. Ni iki? Ntabwo nyumva ko nareba kuvuga se unanijwe n'iki? Na mbere hose ko wavugaga. Nyakubahwa, nageragezaga gusemura ubwirasi icyo ari cyo. Yacyumvise cyangwa urakizi?
wamusemurite. I explained it as a lack of humility, and in French, nakoresheje orgueil. Kubera ko nzi iyo mico mibi mugira bitumye mbyumva no mu Gifaransa. Yabyumvise rero. Okay. Mwicare. Ariko nimumbwire rwose ubu ni ibintu ubu bahora gutyo buri kintu cyose mubaheye. Hari ubwirasi, hari imico mibi, ariko noneho hari no kwireba mu bintu byose n'ibya rusange, ugashaka kwirebamo gusa ukabigira ibyawe, ntibigere kuri rusange bigenewe. Nicyo bivuze. Imico mibi ituma n'ibyo muzi n'ibyo mwari mukwiye kuba mukora ushingiye kuri ibyo muzi bitakorwa. Iyo mico mibi abantu baranduramo bate? Byabavamo gute? Ubu muraha muri abayobozi b'Abanyarwanda, u Rwanda rubatezeho, muri aho mwikorera ibyo mushaka gusa uko mubishatse. Ntawe uzababaza, ntawe uzabakurikirana, ntawe uzagira n'ibi mwavugaga byose mugiye kwinenga. Hari ikintu cyangombwa cyangwa ibintu byangombwa mutavuze. Ntabwo nigeze numva mu myanzuro muvuga ukuntu muzakurikirana kw'ibyo muvuye aha musezeranye bizashyirwa mu bikorwa. Ntabyo numvise, abandi wenda mwabyumvise. Muzabikurikirana mute? Ubu ni benefit of the doubt. Mugiye kuva aha gusa buri wese yizeye undi ko indirimbo mwaririmbye y'ukuntu ibi byose mwavuze mugiye kubihindura mukaba bashya mukabikora. Nabyumvaga nk'indirimbo yewe, indirimbo uhora wumva isubirwamo, ariko hari hakwiye kuba hariho n'umwanzuro uganisha ukuntu muzasuzuma ko noneho ibyo mwasezeranye hano bigiye gushyirwa mu bikorwa. Muzabishyira mu bikorwa mute?